Ndabasuje mwese inshuti za ETV. ETV ni umuyoboro washyizweho kugira ngo mumenye byinshi bitandukanye ku rusobe rw'ubunyabuzima yaba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo mu rwego rwo guharanira kubibungabunga. Uyu mwanya tugiye kuganira ku kinyabuzima cyatumye amahanga yose ahaguruka kuko gisigaye mu bihugu bitatu, kimwe cyo muri Afurika ndetse n'ibindi bibiri byo muri Aziya. Njyewe nitwa Manzi Claude, ikaze kuri mwese. Peafowl ni umuryango wo mu bwoko bw'inyoni ukubiyemo ibigabo n'ibigore. Ibigabo byo muri uyu muryango byitwa peacock. Ubusanzwe iyo tuvuze peacock ni izina rihabwa inyoni ifite ibitsina byombi, ariko kandi kuri iki kigabo rero bakise peacock, naho ikigore bakaba cyita pigeons. Iki ni ikinyabuzima cyabayeho kuva mu kinyejana cya mbere, ubundi gakondo yacyo ni mu Buhinde. Peafowl ni ikinyabuzima gikunzwe na benshi, gusa ikibazo gikomeye cyane ni uko ari kimwe mu binyabuzima bigenda bikendera umunsi ku wundi bitewe n'uko abenshi babyica kugira ngo batunge bimwe mu bice by'umubiri wabyo, kuko bizera ko ari ikinyabuzima kirimo imitsindo, kiryoha cyane iyo kiriwe, kikaba cyatanga ubwenge ku wakiriye ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Gusa uretse ko no kukireba iwawe mu gihe ucyoroye kiba gisa neza mu maso y'abakireba. Mvuze ko ari nk'umutako iwawe sinaba nibeshye. Peafowl ni umuryango w'ibinyabuzima by'inyoni. Muri rusange izi peafowl zikaba zirimo amoko abiri ku isi. Ubwoko bwa mbere ni ubwoko bubarizwa ku mugabane wa Aziya bakunze kwita Indian peafowl, bukaba bukunze kugira ibara ry'icyatsi kibisi gusa. Ubundi bwoko bwa kabiri bukaba bubarizwa ku mugabane wa Afurika mu mashyamba ya Congo nk'uko Wikipedia ikomeza kugenda ibivuga. Gusa ubu bwoko nibwo bakunze kwita Congo peafowl. Muri rusange peacock cyangwa se ikigabo muri byo male peafowl kikaba kizwiho ko gikunze kugira amababa menshi cyane yo ku murizo. Aya mababa iyo gishaka kubangurira ikigore cyacyo pigeon kirayarambura akamera nk'umutaka mu kirere. Ndavuga uyu mutaka witwikira igihe cy'imvura cyangwa se mu izuba ryinshi. Ikindi kandi hari igihe ushobora no gusanga cyahinduye ibara ryacyo mu rwego rwo kwigarurira ikigore cyacyo nk'uko Charles Darwin umuhanga muri siyansi yabyanditse. Ikindi kandi Charles Darwin akomeza avuga ko iyi peacock nk'uko twayibonye ko ikigabo ariko cyitwa, ngo ntikibangurira ikigore cyose kibonye, kiratoranya bitewe n'uko kibona ikigore kimeze ndetse n'isuku yacyo. Ushobora kwibaza uti peafowl zo muri Congo na peafowl zo muri Aziya zikunzwe kwitwa Indian peafowl zitandukanira hehe? Ibyo biroroshye cyane, kuko uzasanga mu bwoko bwa Indian peafowl ikigabo muri zo uzasanga gikunda kugira amabara akurura ibigore byacyo cyane. Uzasanga kandi bikunze kugira amabara y'ubururu avanze ndetse n'amabara y'icyatsi, ndetse kandi ubona ko gifitemo n'amabara ari mu ibara rya bronze. Gusa uzasanga zose zingana mu bunini cyangwa se mu bugari, ariko itandukaniro rihari ni uko uzasanga ibigore muri byo bitagira imirizo miremire, ndetse kandi usanga no ku mutwe ari heza ugeranije n'ibigabo muri byo. Mu gihe uyu muryango wa peafowl zo muri Congo zo uzasanga ibigabo bitagaragaza ubwiza ugeranije n'ibigabo byo mu muryango ya Indian peafowl ziba muri Aziya. Gusa ikirimo kinini cyane kiranga ibigabo bya peafowl za Congo nuko usanga imirizo yabyo ari migufi ugeranije n'ibyo muri Aziya bakunze kwita Indian peafowl. Igihuje rero iyi miryango ya peafowl zaba iza Congo cyangwa se iyo muri Aziya ari uko utabasha gutandukanya imishwi yazo kuko zisa cyane. Muri make nta tandukaniro ririmo, gusa uko bikura bigenda bihindura ibara bitewe n'uko ari ibigabo cyangwa se ibigore. Imishwi y'izi peafowl akenshi ikunze kugira amabara y'umuhondo cyangwa se ibara rya grey, mu Kinyarwanda bakunze kwita ikivuzo. Muri sosiyete runaka hari bamwe bacyumva ko ubundi abagabo aribo bahahira urugo gusa. Iyi myumvire bayihuje n'iyi miryango ya peafowl. Uti kubera iki rero? Nuko usanga aho ibigabo biri ari naho uzasanga ibigore byo muri uyu muryango, kuko usanga ibigabo bibishakira ibyo kurya. Ikindi kandi usanga ku mababa y'ibigabo hariho utuntu tumeze nk'amaso, mu Cyongereza bita eye spot, turi mu ibara ritukura. Usanga ari two ibigabo byo muri uyu muryango wa peafowl byifashisha bikurira ibigore byabyo. Ikindi kandi nuko usanga aho ibigabo biri usanga bisakuza buri kanya mu rusaku rutandukanye mu majwi. Ibi bibikora kugira ngo bigaragaze ko ntabwo babifite. Ikindi kandi bigaragaze ko icyaza ari cyo cyose byahangana nacyo. Wikipedia ikomeza ivuga ko iyo ibigabo bizunguje umurizo cyangwa se amababa biba byerekana ingenzi zabyo ko hari ikintu kidasanzwe iruhande rwazo kigiye kubibaho.
P4 ni umuryango w'ibinyabuzima byo mu bwoko bw'inyoni bikunze kwibera mu mashyamba manini nka bimwe mu biguruka byose kandi bigataha mu biti hejuru. Gusa igitangaje muri byose ni uko iyo bishatse gutera amagi ndetse no kurarira byubaka ibyari ku butaka. Usanga kandi ibigabo muri byo bifite ibikoba cyangwa se inzara bimera ku maguru yabyo iyo bikuze bikoresha iyo birimo kurwana n'izindi nyamaswa. Uyu muryango wa P4 ni indya byose, yaba ibyatsi cyangwa se inyama. Gusa izi P4 hari izororwa zikaba mu rugo ndetse n'izindi zikaba mu gasozi. Rero izi ziba mu gasozi zijya gushaka ibyo zirya mu gitondo cyangwa se mu rukerera, kuko usanga ku manywa ziryamiye kuko ziba zatinye izuba riba ririho ryinshi cyane. Mu gihe P4 zororwa mu rugo usanga zirya ibyo zibonye, yaba ibinyampeke cyangwa se n'ibindi bidasanzwe harimo n'inyama ndetse n'imbuto muri rusange. Abantu benshi bajya bibaza bati kuki umuryango w'ibinyabuzima w'inyoni byitwa P4 bigenda bigendera muri iyi si dutuye hakaba hasigaye nkeya cyane? Iki ni ikibazo buri wese yibaza. Gusa Indian na P4 twavuga ko zabayeho kuva na kera na kare. P4 zifite icyo zivuze mu muco w'Abahinde cyane ku buryo butagira ingano. Urugero, reka turebere hamwe mu bwoko bw'Abahindu. Peacock cyangwa se ibigabo kuva mu kinyejana cya mbere byafatwaga nk'imana z'intambara cyangwa se gods of war mu rurimi rw'icyongereza. Muri icyo kinyejana cya mbere ibigabo cyangwa se peacock zifashishwaga ku rugamba maze bakazitwaza ku rugamba ngo barutsinde. Ikindi kandi ngo iyo wabaga uzifite nta madayimoni cyangwa se imyuka mibi yashoboraga kukugeraho. Rero uko imyaka itashye indi kaza niko P4 zakomeje kugenda zishira kuri iyi si bitewe nuko zakoreshwaga imirimo igiye itandukanye. Uretse kuzikoresha mu ntambara, ibi bigore byazo, ndavuga ibi bya P4, biribwa kuko bemera ko uwayiriye yagiraga ubwenge bwinshi mu myemerere yabo mu bihe byatambutse. Ibi bigatuma n'ubundi zikomeza gukendera uko imyaka itashye indi kaza. Ahandi nanone nko mu bihugu bya Persia ndetse na Babylon, peacocks cyangwa se ibigabo byo muri uyu muryango w'inyoni wa P4 zafatwaga nk'umurinzi ukomeye w'ibwami ku buryo zahoraga zibereye iruhande rw'inyubako y'ibwami. Ariko kandi igikwiye kwishimirwa nuko kugeza ubu mu gihugu cy'Abahinde usanga peacock zubashywe cyane kugeza naho bashyizeho umunsi bise The National Bird. Uyu akaba ari umunsi w'inyoni washyizweho kuva mu 1963 mu rwego rwo kubaha uyu muryango wa P4. Ikindi kandi nuko izi peacock uzisanga mu kirangantego cy'igihugu cy'Ubuhinde nk'uko The National Geographic.com ibitangaza. Ikomeza ivuga ko usanga P4 z'ubururu ziba mu Buhinde ndetse na Sri Lanka, naho P4 z'icyatsi ukazisanga Myanmar. Izindi kugeza ubu batarabona aho bazishyira mu byiciro zikaba zibera mu mashyamba ya Kongo. Ubwoko bw'inyoni bwa P4 bushobora kumara imyaka irenze 50 kuri iyi si. Ikindi kandi nuko imwe ishobora kugira 1.80 m mu burebure kandi igapima ibiro biri hagati ya 4 ndetse na 6. Bakomeza bavuga ko peacock cyangwa se ikigabo gishobora kwiruka ibirometero 16 ku isaha. Pigeons cyangwa se ibigore byo muri uyu muryango wa P4 bishobora gutera amagi ari hagati ya 2 ndetse na 5. Iyo zigiye kuryama ziryamira hamwe mu giti. Itsinda ryazo rikaba ryitwa parties iyo ziri kumwe. Nkuko twabibonye haruguru, imiryango ya P4 ikaba isigaye mu bihugu bike cyane kuri iyi si. Iyi ni nayo mpamvu usanga urubuga rwa The National Geographic.com ndetse na IUCN bivuga ko ari inyamaswa zirimo gucika ariko ntizitabweho. Ibi rero bikaba ari byatumye barimo gutabariza ibinyabuzima bigenda bikendera kandi byari bifitiye isi akamaro nkuko twabibonye haruguru. Rero ninjye nawe tugomba gufatanya kugira ngo urusobe rw'inyabuzima dukomeze turubungabunge, kuko nitubikora natwe tuzarushaho kugira ubuzima bwiza. Better conservation, better life. Murakoze cyane. Nitwa Manzi Claude. Mukomeze kugira ibihe byiza.